Ngabo waramutse? Ndabumva neza muranyumva namwe? Turakumva neza cyane Ngabo. Ni iki kibaye gitumye Rayon Day itagomba kubera kuri Stade Amahoro ikaba yimukiye kuri Kigali Pele? Murakoze cyane abayimpinduka zitaduturutseho stade twifuza gukoreraho Amahoro Stadium ntabwo ibonetse, hanyuma twimuriye event yacu kuri Kigali Pele Stadium. Itariki ntabwo yahindutse, ama equipe tuzacina Kawempe Muslim mu bagore na Azam FC mu bagabo nazo ntabwo zahindutse. Igihindutse ni venue, ndetse mu guhinduka kwa venue, guhinduka kwa stade tuzakiniraho hari izindi mpinduka zigenda ziba. Mwarabibonye ko nko kuva ejo ku mugoroba izo mpinduka tukizibona, habayemo kubanza guhindura systeme y'amatike, uburyo abantu bagura amatike nabwo ntabwo buri buhinduke. Urakanda akanyenyeri 513 urwego ugure tike, cyangwa se uje kuri website ya ticket.rw ugure tike. Gusa ibyo ngibi biraza gukorwa ku masaha ya premide. Turi muri systeme, turimo turahindura amatike twari twakoze yo muri Stade Amahoro kugira ngo dutegure neza event yo muri Stade Regional ya Kigali. Byibura mu masaha y'isa 9 saa 10 amatike baraza kongera gutangira kuyagura bigende neza. Hanyuma n'ibiciro by'amatike habayemo impinduka. Na amafaranga 5,000 adatwikiriye, amafaranga 10,010 ahatwikiriye, amafaranga 20,20 muri VIP, n'amafaranga 50,050 muri VVIP. Uko niko ibiciro bishya muri Kigali Pele Stadium bimeze. Umunsi w'igikundiro Rayon Sport Day 2024 ntabwo yahindutse, izaba ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8, ariko ntabwo ari muri Stade Amahoro, ni muri Kigali Pele Stadium. Ngabo icyo abantu bibaza, hari abantu bari baguze amatike wenda ku munsi w'ejo ya bitatu, biraza kugenda gute? Hanyuma abantu baraza kwiba n'abaguze VIP, byo biraza kugenda gute? Hanyuma hari n'abantu babibaza ati Rayon Sport itangaje Stade Amahoro itarabanje kujya mu biganiro bifatika n'ubuyobozi, bari babizi ko bayemerewe cyangwa batayemerewe? Reka mpere ku cyo wari wabajije imbere ku bantu bari baguze amatike mbere. Dufite abantu benshi bari baguze amatike, byari birimo bigenda neza cyane. Gusa abantu baguze amatike reka tubahe ihumure, tubabwire tuti ubuyobozi ubu tuvugana kakanya bari mu nama y'uburyo bagomba kuba yo kwiga uburyo bagomba kuba served. Abo bantu bagomba kureba umunsi w'igikundiro kandi neza, buri umwe mu bitewe n'agaciro k'itike yari yaguze agomba kubona treatment nziza kandi bizamugendekera neza. Ni ihumure byempaye umuntu uwo ari we wese waguze itike. Ku kibazo cya kabiri harubaje ngo Rayon Sport yatangaje stade itaravuganye n'abayimanaginga, ibyo ntabwo ari byo. Rayon Sport yari yahawe uburenganzira bwo gukinira gukorera iyi event muri Stade Amahoro, ariko kubera impamvu zitaduturutseho habayemo impinduka. Ngabo saba umunsi mwiza. Murakoze cyane. Nze kujya mu amasaha Paul. Ni Paul ariko bihangana abareyo bihangana ni sawa Paul. Turabakomeje pe. Abareyo turabakomeje. Stade Amahoro ibibuga byose umupira wa Nyarugenge, ibibuga byose umupira urakinwa, ariko icyo abareyo bahombye umupira wa Nyarugenge financially, icyo bahombye nicyo mbona ngiye financial mu buryo bwa mikoro. Stade Nyamirambo Kigali Pele abo yakira sibo yakwakiriye ku Mahoro. Ikindi nyine ni ubwiza n'uburyohe na sound bivuga neza n'ibintu byinshi cyane abantu bari kuryoherwa. Ariko n'ubundi ubwo abareyo bazaryoherwa nyine n'ikipe yabo n'ibirori bizategurwa. Peu importe. Umupira wa Nyarugenge ufite ikibazo. Kubera iki se? Kandi ikibazo gikomeye. Kitubwira iminota 2 iyo dusigaranye. Umupira wa Nyarugenge uracyarimo ibintu bya amateurisme bikomeye cyane. Kubera iki? Niba habaye kuganira, inzego zikaganira zikagira ibyo zemeranywa, bisa nkaho hari ahandi hantu hagomba gukorerwa consultation, abantu bagomba kujya kubaza. Kuko ikigaragara hari ibyemezo byinshi bigenda bihindagurika Samir, ubundi biteye isoni, bitajyanye n'igihe. Hari ibyemezo bigenda bihindagurika bitajyanye n'igihe. Niba abareba kugira ngo twaraganiriye twemererwa stade, ariko hari impamvu zitaduturutseho byabaye, bize ngo ntabwo biri hagati ya Stade Amahoro na Rayon Sport. Rayon Sport
iramutse yabuze amafaranga yo gukodesha tuvuga urugero bavuga ati bagushyiramo tike utarishyura se ntabwo bishoboka ntabwo rero hari ikintu kiba cyadobeje ibintu bya Rayon Sport ariko byose stade umuntu nayo ikagira confusion imeze gutya iriya stade ibiri mu maboko y'inzego zitandukanye wasanga nk'ubu ngubu bakubwira bati Rwanda Housing Authority ntabwo wenda iragira gutya ngo imurikire Minisiteri ya Sport wasanga Suma wenda nayo hari ibindi kivuga iti gutya na gutya ugasanga habuze bibaye ari icyo ngicyo ntabwo tike zajya hanze reka mabwize ukuri wenda ni kuri radiyo y'igihugu ntabwo ngiye guca igikuba ariko uravuga ko rundi wabyitambitsemo ntabwo ari kugira ngo bimwe stade ntibikwiye abantu bagakorera no kuzajya bagira n'isoni wose ntabwo bikeka ntabwo bikwiye abantu bagakorera kugira n'isoni nziza ndabashimiye Ngabo waramutse ndabumva neza